Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba One Nation Radio. Twizere ko aho muri mukomeje kumera neza, twizere ko abari muri gahunda ya guma mu rugo mukomeje kwibamo neza cyane. Uyu munsi nka One Nation Radio nanone turongera tuganire, twagize amahirwe yo kubasha kubona uburyo twavugishamo nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco Rosemary Mbabazi. Niwe tugiye kugirana ikiganiro kuri telefone, aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye bijyanye na ministeri ayoboye ndetse no muri iki gihe turimo cya guma mu rugo. Nyakubahwa Minister, tuhaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze. Umuntu yatangira yibaza ati ko muri ibi bihe turi muri gahunda ya guma mu rugo, aho isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, mwebwe mubayeho mute? Mumeze neza? Tubayeho neza, nta kibazo, akazi turagakorera mu rugo, natwe turi muri gahunda ya guma mu rugo. Hanyuma muri ministeri muyoboye, umuntu yavuga ko mubayeho mute muri ibi bihe? Muri ibi bihe uko tubivuze, turi muri gahunda yo kwirinda icyorezo cyugarije isi n'u Rwanda rurimo, tukaba turi muri gahunda yo kuguma mu rugo twubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego z'igihugu cyane iz'ubuvuzi, iz'ubuzima zitubwira kwirinda ingendo zitari ngombwa, kuguma mu rugo, kwambara agapfukamunwa, gukaraba kenshi gashoboka kugira ngo twirinde icyo cyorezo. Ariko akazi karakomeza dukoresheje ikoranabuhanga, dukora inama n'abakozi, tukumva aho bigeze ishyirwa mu bikorwa by'ibishoboka muri iki gihe, kuko hari byinshi bidashoboka gukorwa nk'uko byari biteganyijwe, ariko ibishoboka tukaba tubikora muri iki gihe turi muri gahunda ya guma mu rugo. Akazi rero karakomeje. Ngira ngo hari ubukangurambaga butandukanye leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho kugira ngo abantu babashe guhangana n'iki cyorezo banirinda banaguma mu rugo. Mwebwe muri ministeri muyoboye harimo n'urubyiruko, mwebwe mwabashije mute gukangurira urubyiruko kubasha kuguma mu rugo? Hari byinshi twagiye dushyiraho, ariko dufatanyije n'inzego zitandukanye. Ibya mbere ni amabwiriza rusange yo kuyubahiriza. Icyo twakoze cyane iki gihe ni ubukangurambaga ku rubyiruko, dukoresheje amaradiyo, televiziyo, imbuga nkoranyambaga, tuganira nabo cyane, tubakangurira kuguma mu rugo, gufata iyi gahunda nk'iyabo, kuko ubuzima buri umwe agomba kubusigasira, ni inshingano ya buri umwe. Muri iki gihe twatangije gahunda y'ubukangurambaga, nanone twubakira kuri ayo mabwiriza, ariko tugira gahunda y'urubyiruko yihariye yitwa Guma mu Rugo Youth Challenge, ibaza cyane urubyiruko ngo mu rugo ni gute ubyaza uyu mwanya umusaruro, ugume mu rugo, yego wirinde, urinde ubuzima bwawe n'abawe, ariko si urakora iki? Abanyeshuri musubire mu masomo, hari byinshi mwakwiga, bakoreraga ibigo bitandukanye, abikorera, mugire ikintu mukora, muvumbure, musome, ariko mukore na siporo, mukore imirimo mu rugo, musabane, mukoreshe imbuga nkoranyambaga cyangwa interineti kugira ngo ushobore kumenya amakuru menshi hirya no hino. Ntabwo ari umwanya wo kuryama, ahubwo ni ugushaka ibyo twakora muri iki gihe cyaguma mu rugo. Barabyitabiriye cyane, kuko ikintu cyose ushyize ku mbuga nkoranyambaga no kuri interineti ubona ko babyihutira kubimenya, kuko amakuru ahita yihuta vuba vuba. Twabasabaga kubabaza ngo gikora akavidiyo k'iminota 3 katarengeje iminota 3, utwereke mu rugo ukora iki, urabikora urabigenza ute, ubifata ute muri iki gihe cyaguma mu rugo? Uricaye, uraryamye gusa, nta musaruro, kuko iyo uryamye ubwonko buraryama, iyo uryamye ibitekerezo biraryama. Tugomba rero kuba active, tugomba gukora dufite icyo dukora, dufite icyo dutekereza, na nyuma y'aho ubuzima burakomeza. Twabonye babyitabira, baratwohereza amavideyo, hari imbuga twashyizeho bakurikira bakatwohereza, abakora siporo, abavumbura, abahanzi bahanga, abaririmbyi, bafite imivugo ivuga kuri coronavirus ikangurira abanyarwanda. Buri kuwa gatanu muri ya gahunda ya Inspire Me, isaha y'urubyiruko, turabyerekana. Mu cyumweru gishize twarabyerekanye, iki gitangiye uyu munsi nabwo tuzabyerekana, twerekana udushya urubyiruko rurimo rwerekana bamwe bakora mu rugo. Nyakubahwa Minisita, ngira ngo muri abayobozi ba Minisiteri y'Urubyiruko yanaje kwiyongeraho umuco,
kuva muri 2017 nubwo hiyongereyeho umuco mu minsi mike yashize ariko mu gihe mumaze muyobora umuntu yakwibaza ati niki mumaze kungukiramo? kuva igihugu cyacu cyafata umwanzuro wo guhuza minisiteri y'urubyiruko tukongeraho umuco ni ikintu twakiriye cyiza cyane n'urubyiruko rwarabyakiriye. ni ukwerekana yuko igihugu cyacu cyifuza yuko umuco w'urubyiruko kuko nibo bahari uyu munsi nibo bazanakomeza umurage w'igihugu cyacu uko dukomeza dutera imbere uko ibihe biha ibindi urubyaro generations na generations ukabona yuko ibi bintu cyane cyane byahaye imbaraga urubyiruko kumva yuko umuco ari bagomba kuwusigasira, umuco ko ari bagomba kugira iwabo bakagira umurage. umuco ukubiyemo ibintu byinshi cyane, harimo umurage wo duhabwa n'abakurambere bacu, tukagira ibihangano duhanga iki gihe abariho ubu bagahanga bikazakurikiranwa n'abandi bazabakomokaho, tukagira n'ibihangano. rero kubihuza n'urubyiruko ni ukugira ngo urubyiruko umuco bawugire iwabo, bawusigasire, bawubyaze umusaruro, bawubonemo amahirwe, bawumenyekanishe, bawishimire umuco ubu wabo. rero twumva yuko twungutse cyane cyane izo mbaraga zo guhuza urubyiruko n'umuco no kumva ko ari uwabo, bituma urubyiruko rugira ownership cyangwa urubyiruko rwumva ko ari ibyabo. Mu kinyarwanda bavuga ko urubyiruko ari u Rwanda rw'ejo. Nyakubahwa Minisita, mubona urubyiruko ukurikije nuko rugaragara muri iyi minsi, mubona rugaragara he mu minsi iri imbere ariho nyine Rwanda rw'ejo tuvuga? urubyiruko rukunda kuvuga yuko ari u Rwanda rw'uyu munsi n'ejo kuko h'ejo aba ariho uyu munsi. rero ni urubyiruko rw'uyu munsi ariko n'ejo, nibyo koko niko bavuga. iyo turebye urubyiruko tubona bagana heza, tubona urubyiruko rugana heza, rufite ubuyobozi bwiza rubitayeho, rufite icyerekezo ruhabwa n'igihugu cyabo, rufite ruratozwa indangagaciro z'umuco wacu nyarwanda bitigeze bibaho mu mateka. rurahabwa amahirwe mu buryo butandukanye ku buryo umuntu avuga ati niwe winaniwe wenyine, ariko hari amahirwe menshi umuntu ashobora kubyaza umusaruro, kandi byose bihabwa n'icyerekezo cy'igihugu cyacu. ugereranyije n'ibya kera ubona ko urubyiruko rwose rufite icyerekezo, rufite aho rugana, ruba dufite icyizere. Umwihariko w'urubyiruko rw'u Rwanda mubona ari uwuhe iyo mugereranyije wenda n'ibindi bihugu bitandukanye? yenda twakwibanda umwihariko n'amateka yacu kurusha ibindi bihugu, kuko ntabwo ndi impuguke cyane y'ibindi bihugu, nashobora kuba nzi iby'iwacu kurusha iby'ahandi nanabitindaho. umwihariko w'urubyiruko rwacu rero ubona yuko urubyiruko rw'iki gihe ugereranyije n'amateka cyangwa ku bandi bakomokaho cyangwa barubanjirije, ubona ko ruhugiye cyane cyane. umwihariko wabo ni ubumenyi. ni urubyiruko rumwe rushakisha ubumenyi kuko ruravukira no mu gihe cy'ikoranabuhanga, ubumenyi busakara vuba bukamenyekana, kuvumbura, kumenya mu buryo bwagutse, gushanga ibishya. ubona ko ari urubyiruko rushakisha ubumenyi, rufite n'ubumenyi kurusha abababanjirije bose. ubona n'abize n'umubare w'abize n'abageze mu mashuri uraruta cyane kure cyane uw'abambere bababanjirije cyangwa n'ababyeyi babo, ari bo twebwe ababyeyi babo. ubona yuko bafite ubumenyi, bafite amahirwe menshi. ikindi twavuga urubyiruko umwihariko warwo, ubona yuko rwatojwe bitigeze bibaho. amateka yacu agaragaza yuko urubyiruko rwakoze jenoside yakorewe abatutsi narwo rwatojwe, ariko amacakubiri rutozwa, inzangano rutozwa, imyitwarire mibi isenya igihugu kurusha kuyubaka. rero urubyiruko rw'iki gihe umwihariko wabo, bafite abatoza, bafite amahirwe, bafite igihugu, bafite icyerekezo, bafite ubuyobozi. ubona yuko bafite umwihariko ukomeye cyane, n'umusaruro duteze mu rubyiruko ni mwinshi cyane. nanone dufite uruhare mu nzego zifata ibyemezo. dufite urubyiruko ruhagarariye abandi mu nteko mu nteko muri parliament. dufite inzego z'urubyiruko zubatse kuva hasi, kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, ariyo nama y'igihugu y'urubyiruko, batorwa kumara imyaka 5
bakagira nanone uruhare muri njyanama mu byemezo bifatwa mu mirenge, mu tugari, mu karere, ku buryo ubona ko urubyiruko nabo ari icyiciro gikomeye cy'abanyarwanda rugomba gushyirwa mu bikorwa byose mu gufata ibyemezo, kuko ejo nibo bazaba hari uko wahoze ubivuga. Tubona urubyiruko rufite uruhare rukomeye cyane mu gusigasira umutekano w'igihugu. Hafi 90% y'abari mu mutekano ni urubyiruko. Ukabona yuko nibo barinze igihugu cyacu, ubusugire bw'igihugu nibo bakirinze. Urebye mu nzego z'umutekano zose barimwe urubyiruko, mu by'umwihariko urabona bari mu ikoranabuhanga, guhanga ibishya, innovations, urabona barimo cyane. Urababona mu kwihangira imirimo cyane cyane bishingiye ku buhinzi, ukababona mu guteza imbere iby'iwacu made in Rwanda. Rero ubona hari icyizere mu rwego urubyiruko, kuba bafite umwihariko w'iki gihe birashimishije. Iyo birebye wumva bikunejeje. Ni iki kibashimisha iyo mwitegereje urubyiruko rw'u Rwanda? Urubyiruko utangira no mu rugo utuye, noneho no mu kazi ukora nawe ushinzwe. Mu by'ukuri iyo barebye mbona ejo ari heza. Uyu munsi ni heza, ariko ejo ni heza kurushaho. Ubona ikidushimisha, ubona urubyiruko rwacu rufite icyerekezo nk'uko nahoze mbivuga. Ubona urubyiruko rwacu rubiha agaciro igihugu cyabahaye, ukabona yuko nabo babihaye agaciro. Ukabona urubyiruko rubaka ubumwe, rurabumbatira ubumwe, ukabona biragushimisha, ukabona yuko ejo ari heza. Iyo urebye dukora amatorero atandukanye, ay'urungano, ingomezamihigo, ingomezabigwi, abajya mu mahanga, ugasanga bose bafite vision imwe cyangwa icyerekezo kimwe. Bose barifuza yuko u Rwanda rutera imbere, barifuza ko u Rwanda rubaho rugakomeza, barifuza ko u Rwanda rukomera kurushaho. Ukabona yuko rwose bidushimishije, ariko cyane cyane bishakamo igisubizo. Nk'urugero rw'iki gihe turimo mu cyorezo cya coronavirus, aho abantu bari mu rugo, muri guma mu rugo, urubyiruko rurimo rurafasha hirya no hino rw'abakorerabushake, gufasha inzego z'ibanze gutanga ibiribwa, ibikoresho by'ibanze bikenewe mu ngo zagizweho ingaruka cyane cyane na coronavirus bari mu rugo. Ukabona urubyiruko rwitanze ruhagiye gutanga uwo musanzu wabo mu gutanga muri bino biribwa hirya no hino. Ukabona bari mu bukangurambaga, ukabona baramenyekanisha amakuru, kwirinda kuguma mu rugo, batanze ayo makuru ku mbuga nkoranyambaga, kuko ni nabo benshi baba bari kuri urwo rubuga. Ejo bundi twabonye n'abarwiyemezamirimo barimo bakora izi hand sanitizers, ibikoresho by'isuku, bishatsemo ibisubizo. Abandi barimo barakorana n'izi nganda leta yahaye uburenganzira gukora udupfukamunwa, barimo barafatanya kugira ngo nabo bakore udupfukamunwa twakoresha twagera ku banyarwanda benshi kandi duhindutse. Ukabona rero urubyiruko ruticaye, rutarangaye, ahubwo rufite icyerekezo. Rero ibyo byose iyo tubirebye twumva twishimye. Mubasha mute guhuza ibihe urubyiruko rw'u Rwanda rurimo muri iyi minsi, mukabihuza n'ibihe ababyeyi barwo barimo mu minsi yabanje bari batararubyara mu bijyanye n'umuco? Nibyo, umuco nyarwanda ntugomba gucika, kuko buri gihugu kigira umuco wacyo. Ariko umuco nawe urakura. Niyo mpamvu navuze umuco ugizwe n'ibintu bitatu: ugira n'umurage wa wundi dukomora ku bakurambere bacu, sogokuru, ugakomeza noneho hakabaho ibihangano urubyiruko rw'uyu munsi ushobora guhanga, bitigeze bigaragara mu murage, ariko bikomora ku murage bagahanga ibishya bijyanye n'igihe bagezemo. Ariko bigendera kuri wa murongo w'umurage bagahanga ibishya. Hariho nanone ko utarikirwa, hari ubwo bahaha ibiturutse hirya no hino. Na nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ujya abwira n'urubyiruko bati nimujya no mu mahanga mujye mujonjora, muhitemo ibibubaka byiza, mureke ibasenya. Ibyo byiza nibyo bihahana dushobora gukura hirya no hino tukabihuza n'umuco wacu bikaba byiza. Ntitwagize amatelefoni cyangwa ikoranabuhanga dufite uyu munsi, byinshi dufite uyu munsi ntibyahozeho kera, ariko birahari, ariko tukabihuza n'umuco wacu bikadufasha gutera imbere. Twumva rero umurongo cyane cyane twifuza guha urubyiruko ni nawe unasanzwe n'unyito twise urubyiruko, minisiteri yacu yitwa My Culture, kugira ngo urubyiruko rwumve ko ni umuco wanjye. Minisiteri
twashakishije izina turyita my culture kugira ngo wumve ngo ni umuco wanjye, ni wowe ku giti cyawe mbere y'uko uba w'abandi. Wowe umuco wawe ni ishema ryawe, ni agaciro kawe, ahubwo ubyaza umusaruro kuko hari byinshi wakoramo n'ubukerarugendo, hari byinshi wakoreramo guteza imbere izo mpano ufite ariko uziganisha mu muco wacu, kuko n'abandi bakora ibyabo babinyujije mu muco wabo. Kandi iyo udafite umuco buri cyiza cyose kirakujyana, buri cyiza cyose, kuko ntabwo ufite fondasiyo cyangwa ntabwo ufite inkingi zikomeye ushingiye cyangwa ntufite fondasiyo urayumva. Ntabwo rero byoroshye kugira ngo umuntu abe aho ngaho adafite imizi, adafite ahantu ashingiye. Urubyiruko rero rwose twarusaba yuko umuco bawugira uwabo. Nyakubahwa Minisita, iyo umuntu asomye amateka yanyu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye asanga mu mirimo mwakoze harimo ko mwanabaye abo mu rurimi rw'icyongereza bita aba business woman, ubwo tugenekereje mu kinyarwanda byaba ari nka rwiyemezamirimo. Mwabashije mute kubasha gutera iyo ntambwe kugira ngo n'urubyiruko rushobora kuba rubakurikiye muri aka kanya rubafatiraho icyitegererezo, rubashe kumva koko ko ibyo bishoboka? Kuri profile hakunda kugaragaraho business woman, umugore rwiyemezamirimo, ariko hari abandi bagore bahanze imirimo cyangwa bashyizeho sosiyete zabo bwite. Ntabwo nigeze mpanga sosiyete yanjye bwite, ahubwo nayoboye sosiyete z'igihugu za leta, aho leta yari ifite imigabane hamwe n'abikorera, nkayobora iyo sosiyete, niho bikomoka kwitwa umugore wa rwiyemezamirimo, ariko ntabwo nigeze nshinga sosiyete yanjye bwite. Ariko hari abagore benshi twabonaho nk'ingero nyinshi cyane bahanze sosiyete cyangwa companies, imishinga ikabaho igakura. N'iki gihe tubona abakobwa benshi, ari urubyiruko rw'abakobwa rwihangira imirimo, ubona yuko hatakiri imbogamizi nini cyane ivuga yuko umuhungu yatangiza sosiyete, umukobwa ntiyabishobora, kuko amahirwe ahabwa bose kandi ntabwo harimo kurobanura cyangwa guha amahirwe umwe kurusha abandi. Abana b'u Rwanda bose bafatwa kimwe. Hanyuma mubona ari uruhe ruhare rw'urubyiruko rw'u Rwanda ariko ruba hanze y'u Rwanda mu guteza imbere u Rwanda? Hari urubyiruko rwinshi koko ruri mu mahanga, hirya no hino ku migabane yose y'isi. Uruhare rw'urwo rubyiruko cyane cyane twakwifuza, kandi nabo kenshi tuganire bakunda kwibaza uruhare rwacu ni uruhe. Ni ukugira kumva bafite ishema no kugira igihugu bakagikunda. Icyo nicyo cya mbere utangiriraho. Ntiwajya kugira uruhare rundi ukora utakiyumvamo, utagikunda, utakibifuza kugiteza, utakifuriza neza. Icya kabiri ni ukumenya amateka yakiranze iki gihugu cyawe, niho kumenya ubwawe, kwimenya ubwawe, ukimenya uti igihugu cyanjye nkomokamo, ababyeyi banjye bakomokamo, cyaranzwe n'ayahe mateka. Iyo yakurikiranye ukayasoma ukayumva, iyo utazi aho uvuye ntumenya aho ujya. Uwo musanzu wabo cyangwa uruhare rwabo guhagaragara bamaze kumenya ni hehe imbaraga zanjye zikenewe, bakamenya ayo mateka. Ari hirya no hino, ari ku mbuga nkoranyambaga, ari ku ma website, ku mbuga za minisiteri zitandukanye, ari kuri CNLG, komisiyo yo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Hari amakuru menshi batabura iki gihe, niyo baba bafite ababyeyi bashobora kuba bagurikira ayo mateka, babwira ukuri, bashobora kuyabona ubwabo bakayasoma, ko bafite amahirwe yo kumenya gusoma. Ikindi no gushaka no guhaha ubumenyi. Ubumenyi bari muri ibyo bihugu bashobora kuba bafite ubumenyi bwinshi, bafite amahirwe yo kubona ubumenyi, bahahe byinshi, bahahe ubwo bumenyi, kuko bwinshi buba bukenewe mu gihugu cyacu. Bakareba uburyo bagibyazamo umusaruro, bakabikoresha ubwo bumenyi bafite, bakabuzana bugateza imbere igihugu cyabo. Dufite urubyiruko ingero nyinshi bigiye mu bihugu bitandukanye, bakaza bagakurikirana amakuru y'igihugu cyabo, bakaza bagasura igihugu cyabo, bakazenguruka igihugu, bakabona hari ibintu byinshi, ubumenyi bwabo bakoresha, ubumenyi bwabo bagateza imbere icyo gihugu. Bamwe baje bajya mu bijyanye no gushaka amazi, gushaka ibisubiza amazi hirya no hino mu turere usanga hatari amazi ahagije se cyangwa meza, bagashyiraho za sosiyete zituma abaturage babona amazi meza, ari uruhare rwabo bakoze. Abandi bakavuga bati reka ndebe ukuntu nahuza u Rwanda n'igihugu nkuyemo,
ubwo ni ukuba iteme cyangwa ikiraro cy'igihugu cyacu n'aho batuye, bagatangiza za sosiyete zigurisha iby'iwacu, ikawa y'iwacu, imyenda yo mu Rwanda, icyayi cyo mu Rwanda, kumenyekanisha ibyiza byo mu Rwanda. Hari abana benshi urubyiruko rwagiye gutangiza za sosiyete, bakaba noneho iteme cyangwa ikiraro gihuza u Rwanda n'aho bari, n'aho batuye mu gihugu barimo cyangwa aho bakorera ubukungu cyangwa aho batuye ubukungu. Ikindi ni ugushakira uruhare rwabo no gushakira u Rwanda imbaraga, partnerships, abafatanyabikorwa bashobora kuza ibyo dukeneye mu Rwanda bagashakisha. Iyo ufite igihugu kikuri ku mutima uhora ushakisha icyatuma gitera imbere. Icya nyuma ni uguhangana n'abagoreka amateka, n'ababeshya, n'abavuga ibidakwiye, n'abasebya igihugu bakavuga uko bitari. Ibyo byose ni uruhare rw'urubyiruko kugira ngo bashake ya makuru, baze bavuguruze bya bihuha, babandi bapfobya amateka, bapfobya igihugu cyacu. radiyo yacu igera no hanze y'u Rwanda, ku rubyiruko ruba ruri hanze y'u Rwanda, aho twita muri diaspora nyarwanda. Ni ubuhe butumwa mwaha urubyiruko rushobora kuba rubakurikiye muri kano kanya, rumwe muri rwo usanga runijandika mu bikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi? Urubyiruko ruri mu mahanga rwajyanywe n'ababyeyi bafite ibyo bishinja bakoze mu gihugu cyacu, n'abandi barebereye ntibagire icyo bafasha mu gihe igihugu cyacu cyari mu kaga. Hari ubwo bafata uwo mwanya bakayobya urubyiruko kuko rwo nta makuru menshi ruba rufite, kandi kenshi umwana yizera ibyo umubyeyi amubwiye. Ariko amakuru cyangwa ubutumwa naha urwo rubyiruko, bibanze kuri urwo rubyiruko, narubwira yuko abo babyeyi bafite amateka yabo, bafite ibyo bakoze, amateka babaza. Ntabwo ari urwo rubyiruko nta cyiciro kitubaka amateka. Unacecetse bavuga ngo amateka yawe wacecetse, ugize icyo ukora amateka yawe bavuga yuko amateka yawe bavuga yuko asakuza cyane ati umunyarwanda urubyiruko rwakoze ibi n'ibi n'ibi. Nababwira yuko amateka azababaza nabo, amateka azababaza. Uko guceceka ayo mateka azababaza se n'abana babo bakomokaho nabo ntibazaba bageze mu gihe cyo kuba ababyeyi. Abana babo bazabaza kuki turi mu iki gihugu kandi twitwa abanyarwanda. Batangire bamubaze. Nasaba rero urwo rubyiruko ko rwose rwahitamo, bakagira amahitamo meza, bakagira amahitamo yo kumva uko bumva batewe ishema no kuba ari abanyarwanda, bakumva bagirwa inama cyangwa bagira inama yo gukunda igihugu cyabo no kugikorera, kuko amateka azakugaragaza nkaho uri ikigwari cyangwa uri intwari. Ubwo amateka ashobora kugushima cyangwa amateka akakugaya. Ubwo rero twifuza yuko urubyiruko rwose rwagira ubushishozi ruri mu mahanga, rugakurikira. Iyo ushatse ukuri urakubona, iyo ushatse ukuri wagushakisha ukakubona, kuko amakuru ari hirya no hino arahari. Twumva rero twabagira inama y'uko bahitamo, ariko bagahitamo neza gukunda igihugu cyabo. radiyo yacu igera no muri diaspora nyarwanda, ngo ni mu rubyiruko ruri hanze y'u Rwanda. Ariko ni ubuhe butumwa nyakubahwa minisita mwaha rumwe mu rubyiruko usanga rwijandika mu bikorwa byo gupfobya amateka, rimwe na rimwe usanga baba babwiwe n'ababyeyi babo cyangwa se n'ababakuriye mu miryango yabo? Uruhare rw'urubyiruko muri iki gihe cya coronavirus rero cyane cyane ni ugukorera ibiganiro, kuganira ku mbuga nkoranyambaga. Niho cyane cyane twashyira imbaraga, kuko niho twabashyika, niho twabashyikira, nibwo buryo twanyuzamo kugira ngo ubutumwa bugere hirya no hino, cyangwa ibiganiro tuba dufite. Muri iki gihe cyane cyane urubyiruko rukeneye amakuru, rukeneye gihamya. Ibyo turimo tuvuga byose bakaba bafite gihamya, bagahitamo nabo bagashishoza. Iki gihe rero mu twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ni ibiganiro kenshi twajyaga dutegura. Coronavirus itaraza, iki cyorezo kitaraza, twakoraga n'imiganda yihariye, tukajya gusukura inzibutso, tukajya kuremera abatishoboye, tukajya gusura incike cyangwa intwaza zacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, rikasigara nta mwana n'umwe. Urubyiruko tukabajya kubasura, bakumva aribo bana babo bafite abariho uyu munsi. Twajyaga dukora ibikorwa byinshi, tukibuka urubyiruko by'umwihariko mu ntara zose,
ariko tujyanye n'ibihe turimo twabijyanishije n'ibi bihe byo kuguma mu rugo byo kwirinda iki cyorezo. Ibyinshi byose tugenda tubikorera ku mbuga nkoranyambaga no kuganira dukoresheje ikoranabuhanga, tukaganira n'urubyiruko, tunashimira n'urubyiruko hirya no hino mu gihugu, mu bihugu bitandukanye, aho dushimira urubyiruko rwo muri diaspora ya Canada. Ejo bundi rwateguye ikiganiro na gahunda yo kwibuka yabaye ndende hafi amasaha 5 byose tubikorera ku mbuga nkoranyambaga na hamwe n'ikoranabuhanga twakoresheje. Tuganira na ambasaderi nawe yari ahari, high commissioner, ku buryo aba bana rwose ubona bakoze igikorwa cyiza n'ahandi kijye n'ibintu kandi babikora. Turakoresha rero ikoranabuhanga mu bihe tugezemo tugirana ibiganiro no gushishikariza urubyiruko kwibuka kandi biyubaka. Ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ni kimwe mu bibazo bikunze kugarukaho cyane n'urubyiruko. Nyakubahwa Minisita, nubwo ntako leta itagira kugira ngo irushishikarize kwihangira imirimo, mwebwe n'ubuhe butumwa muha urubyiruko kugira ngo uyu munsi wa none rwumve ko bigishoboka? Nibyo koko ikibazo cy'ubushomeri cyo ni ikibazo gikomeye, ntabwo gikomeye urubyiruko rwo mu Rwanda gusa, no ku isi hose. Noneho ni COVID-19 nayo izaba akarusho. Nyuma yaho urabona ko abantu bagenda batakaza imirimo no mu migabane itandukanye, urabona bagaragaza imibare y'abashomeri ukabona iragenda izamuka. Ariko icyo navuga ku rubyiruko by'umwihariko, igishoro cya mbere ni mu mutwe. Igishoro cya mbere ni ubumenyi, igishoro cya mbere ni ukuba uzi icyo ushaka gukemura n'uburyo wagikemuramo. Amikoro y'amafaranga buriya aza mu buryo bwa kabiri cyangwa bwa gatatu, ariko igishoro cya mbere ni ukwicara ukavuga uti n'iki nakora, n'iki nshoboye gukora, ukabishakisha mu mutwe wawe, ugashakisha ubumenyi bukenewe. Iyo umaze kubona icyo wakora, kenshi usanga amikoro y'amafaranga atabwa. Tugira gahunda nyinshi cyane nk'uko wabivuze uti twunganira kuri izo gahunda musanganywe. Dufite gahunda zifasha urubyiruko kubaha igishoro bafite umushinga mwiza ushobora kwaguka ugahanga imirimo ku bwabo na bagenzi babo. Nk'urugero, dufite projet cyangwa gahunda tujya dukorana n'urubyiruko rwo muri TVET rwiga ubumenyi ngiro, tukayita TVET Youth Challenge, ku buryo tubona niba ufite uri umutekinisiye ariko ushobora gukora ikintu, igikoresho gishobora gukoreshwa mu buhinzi kikagira umusaruro wihuse mu buhinzi. Ese ni igisubizo uzanye mu burezi kugira ngo abarezi n'abanyeshuri n'ababyeyi bahuzwe bafatanye mu kurera. Ese ni igisubizo uzanye mu buyobozi, mu miyoborere, ukuntu abaturage babona serivisi. Iyo tugiye mu rubyiruko dusanga bafite ibitekerezo byinshi, imishinga myiza tukayishakira inkunga kugira ngo ishobore kwaguka. Dufite n'izindi zitwa Youth Connect Programs, guhuza urubyiruko n'imishinga cyangwa guhuza urubyiruko n'ibisubizo bafite. Iyo rero hari gahunda nyinshi ko twabivuga, icyo twisabira urubyiruko ni ugushakisha n'iki ngiye gukora, ngiye gusubiza ikihe kibazo, ngiye gukemura ikihe kibazo, n'iki kirangamiye sosiyete ntuyemo. Iyo umaze kugishaka ukakibona ugashaka igisubizo, kikubyarira inyungu, amafaranga azanye. Imishinga myiza amafaranga yiruka inyuma, ariko abadafite ibitekerezo imishinga myiza nibo biruka inyuma y'amafaranga. Hanyuma hari ikindi kibazo nacyo gikunze kugarukaho, usanga mu bihugu byateye imbere ikibazo cy'inda zitateganyijwe ku rubyiruko bo bagikemuza kuzikuramo. Ibi mu Rwanda ntabwo kugeza uyu munsi wa none biremezwa. Niki mu bitekerezaho Nyakubahwa Minisita? Buri gihugu gikora igenamigambi cyangwa gahunda cyangwa politiki bishingiye ku bibazo byabo no ku muco wabo no ku mateka yabo. Hari ureba ibindi bihugu ukavuga uti ni isomo wenda nakora icyo nakwiga narahurayo, ariko twebwe twumva twashyira cyane imbaraga mu bukangurambaga, tuganira n'urubyiruko cyane ku buzima bw'imyororokere, kugira ngo ababyeyi cyane cyane n'abarezi twese tuganira n'urubyiruko tubereka ingaruka mbi ziterwa no kubyara imburagihe, no gutwita imburagihe, gufata inshingano ukiri muto nawe ugikeneye gufashwa. Ubwo bukangurambaga niho twumva twashyira imbaraga cyane, kuko ibyo bihugu byafashe iyo gahunda birashoboka, ariko ushobora gukuramo iyo ya mbere atabyumvise, atabigize ibye, agatwika indi ya kabiri. Ariko iyo umwigishije icya mbere na mbere, iyo myumvire yigahinduka, kumva impamvu yabyo, impamvu bidakenewe iki gihe, buri kintu kigira igihe cyacyo, ubona byabyara umusaruro kurusha. Muri uyu mwaka turimo wa 2020 ni ibihe bikorwa
biteza imbere urubyiruko bishya muteganya mbere y'uko uyu mwaka tuwusoza nyakubahwa minisita? ni byinshi ibishya ariko byakomwe mu gukora n'iki cyorezo cyugarije isi. Icyo twavuga yenda nyuma y'iki cyorezo, ibyo duteganya uretse bwa bukangurambaga twakoreraga ku mbuga nkoranyambaga tubwira urubyiruko ko rwashishikarira gushaka icyo rukora muri ibi bihe byose turi mu rugo, hari turimo turakora isesengura no kumenya imishinga igizwe y'urubyiruko yani twaza tuvuga yagizweho ingaruka n'iyi COVID-19, uburyo twifuza n'abafatanyabikorwa bacu nyuma y'iki cyorezo ko twifuza gushakisha uburyo twazahura iyo mishinga kuko yari yarahanze imirimo, twakongera tukayisubiza tukayishakira support ku buryo ufasha ku buryo yakongera nanone ya mirimo ntiyitakare tuyifashije dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu. Ikindi twifuza turimo duteganya gushyiramo imbaraga ni ugushyira imbaraga mu gutoza urubyiruko cyane cyane kwita ku bukerarugendo bushingiye ku muco wacu, kuko iyo urebye tuzashyira imbaraga cyane cyane muri tourism yo mu gihugu, domestic tourism, kuko abazava mu mahanga hirya no hino indege igihe zizongera gukorera zikazenguruka igihe abantu bazirenga noneho bakagira amafaranga babika yo bazigama yo kuzajya gusura hirya no hino ibikorwa ibi n'ibi, tuzaba twabanje guteza imbere ubukerarugendo bw'iwacu n'abacu abanyarwanda cyane cyane urubyiruko. Aho rero turashaka kubashyira imbaraga kuri ziriya nganda ndangamuco, ku bukerarugendo bushingiye ku muco, kuko twakwishakamo ibyacu dusangamo iby'iwacu byatuma ba mukerarugendo baza kubisura ariko natwe ubwacu tumaze tubisure. Ubwo twahuzaga ku rwego rw'umuco hamwe n'urubyiruko twifuza kubibandaho, ariko n'ibindi bisanzwe byo tuzabyemeramo imbaraga. Mubona bizoroha cyane ko iki cyorezo cya coronavirus cyangije byinshi, harimo n'ibijyanye n'ubumenyi cyangwa se kwiga rwinshi mu rubyiruko rwari rukiri mu mashuri ariko ubu ntabwo ruri kwiga kubera iki cyorezo cya coronavirus? Kubaza rero byo ntibyabura kuko ibintu byose byaradutunguye, ntawugeze agena umugenamigambi tuvuga ngo bizabaho, ariko icyangombwa ni uko tugira ubuzima tukabanza tukabaho, ibindi byose tuzabikemura turiho turi bazima. Ikindi cyo nk'uko bivuze ni abanyeshuri nibo benshi, n'umubare munini ni abanyeshuri b'urubyiruko. Gahunda leta yashyizeho rwose ingamba nk'uko izi nyinshi zo kwigishiriza ku ikoranabuhanga, bafite internet, buri shuri rimwe rirashakisha ukuntu rishyira content cyangwa amakuru amasomo kuyashyira ku ikoranabuhanga ku buryo abanyeshuri babibona aho bari mu rugo. Mubona yuko abari mu cyaro badafite uburyo babibona babicisha ku maradiyo, byibuze 90% y'abanyarwanda yumva iradiyo, gahunda gukoresha iradiyo ukabona ko byagera ku banyarwanda benshi abandi badafite televiziyo mu rugo cyangwa badafite internet mu rugo, barayumvira bakoresheje iradiyo ku buryo abanyeshuri bumva ayo masomo. Abafite televiziyo nabo bakayibona, abafite ikoranabuhanga bakarikoresha. Ibi bizahindura n'uburyo bw'imyigire kuko tuzakoresha cyane cyane ayiyakure na nyuma y'ubu ikoranabuhanga rizakoreshwa cyane kurushaho, ni naho turimo dushyira n'imbaraga na nyuma y'aha ntabwo bizasubira inyuma igikoresha ikoranabuhanga. Yes, reka tubashimire cyane nyakubahwa minisita. Hanyuma dusoza, ni ubuhe butumwa mufitiye abanyarwanda bari babakurikiye muri aka kanya? Murakoze namwe kuba mwabonye umwanya wo kutuganiriza. Ubutumwa twatanga ni ubujyanye n'iki gihe turimo, muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo. Turifuza ko abanyarwanda nk'uko babonye n'imibare nta munyarwanda urapfa, turabyishimira, dushimira Imana ariko n'inzego z'ubuzima zirimo zikora cyane n'icyerekezo cy'igihugu cyacu. Muri iki gihe dufite iki cyorezo turagira ngo twisabire cyane cyane urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange n'abari mu mahanga gukomeza kugira discipline, kuko turangwa na discipline, kuguma mu rugo twirinda turinda n'abacu, ariko nanone turangwa n'indangagaciro tuvoma mu muco wacu no kubaka ubumwe, ko dufite umwanzi umwe ari iyi virusi tutabonesha n'amaso yacu, uburyo twayirinda ariko twubaka ubumwe. Ikindi ni ubufatanye, dusenyera umugozi umwe dufatanya. Ikindi indi ndangagaciro navuga ni ukwishakamo ibisubizo, dushakisha ibisubizo aho dutuye n'iki twakora kugira ngo dufatanye, twuzuzanye, dusenyere umugozi umwe, twubaka ubumwe. Nicyo cyafasha muri iki gihe turimo. Icyanyuma ni uko twasaba yuko dukomeza tugakorana, tuzatsinda. Yes, nguyu rero umusozo w'ikiganiro twagiranaga na nyakubahwa minisitiri w'urubyiruko n'umuco Rosemary Mbabazi.
ubwo twizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza, dukomeze kandi tubifurize kuguma mu rugo mwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Nitwa Simeon Muhumuza, ibiganiro bya One Nation Radio byo birakomeza.